si buri musirikare wese ushobora kugera aha. Gutoranywa bisaba kurenga imipaka y'umubiri n'ubwenge. Abatoranywa baba baranyuze mu zindi nzego z'igisirikare, ariko hano batangira urugendo rushya, urugendo rubahindura intwaro zihariye z'igihugu. Imyitozo yabo ntisanzwe, igerageza kwigisha umubiri kwihanganira ububabare, ariko kandi ikarenza kure, igatoza n'ubwenge gufata ibyemezo mu masegonda make, mu gihe ubuzima bw'abantu bushobora kuba buri mu kaga. Bariruka ibirometero byinshi bambaye ibikoresho biremereye, barakora imyitozo yo kurwana imbonankubone, bigishwa gukoreshwa intwaro zigezweho, kurasa bafite intego isobanutse no kurenza amarangamutima ibihe bikomeye. Hari imyitozo yo kurwana mu ishyamba, mu misozi ihanamye, ndetse no mu mazi, mu mwijima, ndetse no mu ijoro ridasanzwe. Biga bakora imyitozo, bakora ibikorwa byo gutabara abantu bafashwe bugwate, uko bakoramo imyitozo yabo, uburyo bavugana n'ubuyobozi bwabo. Umuyobozi w'ingenzi mu gace aba afite akaga, kumutabara ni ihame. Biga uko bakora ibikorwa byo gutabara abantu bafashwe bugwate, uko bakuramo umuyobozi w'ingenzi mu gace wigize akaga, nuko barwanya iterabwoba mu buryo bwihuse kandi butunguranye. Ariko ikirenze imbaraga z'umubiri, hari indangagaciro zibubakamo: ubunyamwuga, ubupfura, kubaha ubuzima bwa muntu no gukorera igihugu batitangiriye itama. Iyo bamaze guhabwa ikirango cy'izi ngabo zidasanzwe, nibo baba bakiri abasirikare basanzwe, baba bahindutse ingabo ziteye ubwoba, zo koherezwa ahantu hose ku isi aho baba bakenewe, haba muri Afurika, mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Ku mugabane wa Afurika no hirya no hino ku isi hose nta utabazi, aba basirikare barihariye rwose. Boherezwa mu butumwa bwo kugarura amahoro mu bihugu byari byarugarijwe n'imitwe y'iterabwoba. Ibyo ngibyo bakabikora nko guhumbya, bagarwanya iryo terabwoba ku buryo bworoshye. Mu duce twari twarazahajwe n'intambara, abagiye bagira uruhare mu kugarura ituze, bakorana n'ingabo zindi z'ibihugu, bagasangira uburibwe maze bagakemura ikibazo. Ubunararibonye bwabo butuma bagomba gukora ibikorwa byo kurinda abasivile ndetse no gusubiza abaturage icyizere mu buryo bworoshye. Iyo bari mu butumwa baba barahawe ibendera ry'u Rwanda, bagenda bazamura ibendera ry'u Rwanda. Buri cyemezo bafata, buri gikorwa bakora, kiba kigamije kurinda izina ry'igihugu no kugaragaza ubunyangamugayo bwabo. Ariko inyuma y'iyi myenda y'igisirikare hari intwaro zikomeye, hari intwari zabiharaniye, hari abantu bafite imiryango, abana n'ababyeyi bava mu miryango yabo bakemera kujya mu duce tutazwi kubera indahiro yo kurinda igihugu no kugifasha, baba bararahiye kugarura amahoro ndetse no kurinda abaturage. Special Forces si izina gusa, ni isezerano ryo kuba witeguye kurinda ndetse no gutabara abaturage, guhangana n'akaga aho kaba gaturutse kose, mu mwijima, mu ijoro cyangwa se mu rusaku rw'amasasu, mu butayu cyangwa se mu ishyamba. Hari abasirikare batoranijwe kurenza imipaka isanzwe y'abasirikare, bafite ubuhambare budasanzwe bw'igisirikare. Aba ngaba ni abasirikare badasanzwe b'u Rwanda, bitwa Special Force. Imyitozo yabo ntabwo isanzwe, ibikorwa byabo ni iby'indashyikirwa.